Papa, noneho turi hano twese twicaye nka famiye. Ngaho mbwira impamvu yatumye wifata ukaza ukanjya mu maguru. Ugahereza na mama ibintu bimusinziriza kugira ataza kuntabara. Mama ntabwo yaragwagije. Ngaho mbwira impamvu twumve. Kugira icyo mvuga imbere yawe birakomeye pe. Ako n'ubundi icyabaye cyarabaye. Gusa kuba narabikoze byo nanjye sinjye ntabwo nabiteguye. Ariko kwa kugira dusangira n'abantu ari ukuntu ujya inama n'abantu umugani uzi ko ari inshuti byasa nkaho ari ukwifuza cyane. Abantu bose twasangiranaga ejo yaguraga imodoka ejo bundi akagenda mu yindi akazira gute. Ubwo ngira inshuti imwe nitaga ngo ni inshuti, nkangiza nkubaza se ko mbona waguze Range Rover wari umaze iminsi ugenda mu modoka imeze gutya mbiti arambwira ngo komeza mu buyego no mu bujiji ngo ibi byose ngo isi uko byagenda kose tuzashira ngo tuveho. Nuko rero njaje kugira ngo bangira inama y'inkomoko y'ibintu byabo aho bituruka. Numva ni ikintu cyoroshye nanjye kuba najyayo kuko n'ubajyayo bakabona ubwo butunzi kandi nkabona bameze neza kandi tugasangira tukanagenda. Hano wagira ndavuga ngo kugira ngo bazajye bakomeza abantu lift mu modoka zabo zihenze nanjye banyura kenzera. Ubwo nyine naragiye nta nubwo mbesha n'abapfumu banjyanye ndagenda umupfumu nkorera umuti ndanamwishyura, ariko akimara kunkorera umuti arambwira ngo kugira ngo ukore neza nuko ukora uko ashoboye kose iryamana nawe. Hanyuma ngutere inda ugatwita ugasoma uzatangira kubona ibimenyetso by'ubukire. Hano wanjye rero nyimara kubikora pe amafaranga yaraje genda mbonera utunze buraza pe. Namwe murabizi ntabwo ngo twabayeho nabi nyuma yo gukora icyo gikorwa kigayitse.
ubwo ariko ikintu cyabayeho na wenda nakomeje kujya mu bikoranye cyane. Uwo muganga yarambwiye umupfumu yarambwiye ngo biziye kuba inshuro nk'umunani cyangwa inshuro 8 ukimara kubyara nzaba ndegeye izi ngaro ikibazo cyavutse. Ikibazo cyavutse hagati aho ngaho, ibindi byose narabyubahirije ariko cyaje kubizambya. Byaje kubizambya nuko umwana wagombaga kubyara wari kuba imbarutso yo kuba najya mvuga ngo nkeneye iki kigahita kiza nk'ububumbyi. Ikintu cyabayeho rero kondisiyo ya nyuma bampaye ntabwo iyo baguhaye iyo kutwica twese ndiye kari akantu tota ntagake urumva nyine umupfumu yari yambwiye umwana akimara kuvuka tubwire se mbere yuko wamukoze ikintu icyo ari cyo cyose zabaga nkamufata nkamujyana ahantu hiherereye nkamugisha amata yishyushye igikamirwamo itageze muri firigo ndayamuha. Muri make rero umupfumu yari yambwiye nta kintu n'iki na kimwe kiramugeraho, umwana azahita amufata nyine mukarabye ayo mata yishyushye. Ikintu rero cyabayeho abaganga bakimara kumukozaho amazi urumva ibintu byose byahise bihinduka bisubira bahise banamamagara bambwira ngo rya duka ryahiye mwarabibonye, mpinduka nk'umusazi. Ni ukuri ntabwo nabikoze mbanze, nagira ngo namwe mugire agaciro mu butunzi. Nubwo bitaniriye ariko wabyumvise kuri pasabye imbabazi kuri nageze nuko se nyuma y'ibyo uwo gusenga gusenga papa wahamagara dore niba ntuza abanahamagaye wabitaba maze ngareba uratinyuka ukavuga gusenga Akimana yaragoye ijambo gusenga uzi ibyo ari byo mama uranyumvira gusenga papa cyakora mama wowe uteye n'ubwoba none se ugiye hehe mama ndeka papa ndakuvumye uzapfubye ugiye
Koko ibi bintu nakoze nabikoreye iki? Kubera iki nishinze abantu nk'abariya koko? Nabikoreye iki koko? Ariko Mana. Koko ngiye gufungwa. Kasina ry'Imana. N'ufungirwa icyaha kigayitse, cyambere cyo gufata ku ngufu, cya kabiri hohoterwa, icya gatatu noneho kitanabaho kubona arateye umwana wanjye. Warongera bigenze bite? Bigenze bite? Bigenze bite se nyine? Ko umwana yarakaye ko yirukase ntazi niyo yagiye. Aramwe ngo ngiye kujya kuyikorera ibyo ashaka. Gusa gucitse ureba he? Gucitse we ko yagucitse ureba hariya. Ntabwo twe twicaranye aha ngaha. Ntabwo nzi ko ajya mu cyumba cye. Mu cyumba cye yirukase yagiye. Urumva turirukankanye. Mbona abantu bose barimo baratureba baduseka. Yambwe muzamere. Aho hanyibagirwa ko mwere kandi mubwize aho kugira ngo mbure umwana wanjye byose bigiye kujya hanze. Ngwiki byose ngiye kumena umuceri hasi. Ariko se wabanza ukareka ibibazo umuntu akabanza akabya. Wabigiragamo iki? Wabijyagamo wambajije? Urabona ibibazo bibaye. Ese wowe unatekereje reba kugira ngo umupfuma kubwire ngo fata umwana we w'umukobwa uzuryamane nawe umereze ibintu usinzire simenye uko byagenze. Ninjye gukanguka nkaho yaciye iminsi 2 numva inzara yaranyishe nenda gupfa. Ngukurikiye ubutunzi iyo ureka tukaguma mu buryo aho kugira ngo dukurikirane ubutunzi umwana wacu amere kuriye. None izo kondisiyo bagoye kutazimbwiye ko nari ndi kumwe n'umwana ko ari nge inuza abaganga bamubahereje ngo bagende bajye kumuhagira. Iyo bimbwira uti turamuhagiza amata byari ibanga ngo byari ibanga. Okay, none icyari ibanga rero kigiye hanze. Iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Ikindi cya kabiri kondisiyo z'abapfumu ntago wazishobora. Niyo mpamvu ngiye kubivuga byose. Mari n'ibipanga kumana yato no kuri umupfumu nyagupfumu kinda yapfuye nanjye nari yazi hano ntakina kandi karangira. Ubu cyo ngaho rero ubu barashingura gihe ki? Nako umuntu yajya arongora nyina azi ngo bene nyina ntibaramuheraho nyina apfuye urupfu rubi pe. Bo ubu chore da niko dada we bite byiza wabaye iki? Wabaye iki ma? Subundi papa uramudamu wazanye mu rugo aje nesha umutwe papa wazamuretse akagenda. Wiki? Wazamwirukanye akagenda ko yanesha umutwe papa. Nimba utamwirukanye nje ndava mu rugo ngende. Shugahurira bagenzi banje. Nisi kandi mwongeye. Hakusi koko mana koko. Nasi ikibazo mufitanye ni iki? Kandi dore kamabwira. Kwinjira Imana mwese mwururugo. Hari ibintu muri kunkinga. Kumwirukana si nibyo biraguhesha amahoro. Akubangamiye he? Yego papa nibyo biramesha amahoro kubana nanjye byananiye. Uhitemo kini. Nje ngende cyangwa sigare. Nje ntago nabana na mu. Mwana wanje koko dada. Kubizi ko nihiringa nkijya nkimara. Gira ngo mbahesha ibyo mwifuza. Sinakuriye wiki gukarangiza. Musaza wa ntiyiza karangiza. Hari ikintu mwigeza singuhaga amafaranga go kwisukisha buri cyumweru. Imyenda sinkuguriraga. Kuvura mugore yagera mu rugo se ari wangurira iki? Cyangwa ari wansikisha nureba uburyo ibisiko byansaziyeho. Rero bagenzi banje
none se ubwo nimwirukana oya mutuze ariko mutuze mubane nawe hariga humura igihe kizagera nimba wenda n'ibintu ababangamiyeho bizarangira azaruha abyihoreye nimba cyangwa nase aragutukaga papa januka buri munsi nakiwe kankubita baranagukubitaga yego bari kuguhora iki ubundi papa uri mubona ntadaze dada mwana wanje nazanye uyu mugore ngira ngo ndebe ko irungu ryashira muri rugo ntimuhangayike ngo mwitekere mwikorere iki mbese najyaga ngo mere nkaho nzanye icungu ca nyoko singo nyoko utakiriho mwonye mubona umuntu kandi aho nabimubwiye ntidore rero ndakuzanye mfite abana aba bana ntabwo nkuzanye mbere iwuwa mu rugo cyangwa ivaze ngo nzateremo indabyo yego wenda icyayi kigenderewe nuko nanje ntabwo nkwiye kubaho njenyine singwa se imbeho yari itangiye kumbana nyinshi mu buriri nkavuga wenda kande umuntu ngandapfumbata ariko icy'ingenzi amenya ari iki urubyaro ndabimubwira nawe aravuga ati rero n'ibitari ibyo nzabikora ariko sinumvaga ibombori ya nusinje ko nta kibazo ngiranaga nawe sinje ko mbona atanari mwiza wazashatse undi ukamwirukana muri rugo mwana wanje wirukana umugore uzi kumira igufa uzi kuriguguna ukazana urarimira bunguri ushobora kuzana undi agamabati rwose nkagasanga hanze iyi nzu mwese ntimunaryana ariko njye nabonye yitondaga ikibazo mufitanye ni ikihe koko yitondura ahangaha amara kugenda akaba intare urasi n'umugore nyabake wazamwirukanye papa nakubwiye nutamwirukanye ngenda ava muri urugo basi nje kwangara ubundi hari amahoro ndufitiyemo mwana wanje wigambira izo migambi nzakora ibyo nshoboye byose nzahara n'icubahiro mfite ariko nta muntu ntabwo nshaka ngo nzabone wahangayitse si ubundi papa kuki udutera agahinda gutya sibyo ni impamo ndabikurikirana n'insanga ari we kibazo ntanamwirukana pe akabahunga urabyemeye papa ni impamo nje ndabikora nje ngiye kubikurikirana ndeba ndabikunze papa urakoze humura mwana wanje I will never forget you no one can kubandutisha sibyo nga rero ngakora uturimo twawe mu gikari urakoze iki kikorera kumenza arico kibazo hajya ngiye gushingura uretse kanze nanjye basi muvuganye iki mugeze kuki tugeze kuki ibyo kuki utabyibajije mbere kutigeze ubyibaza mbere ariko umuntu yakiri mu buyobe rikabugira amata no kuri kwema kandi wumve ko nose unishakiraga amahoro yanjye numvaga ko byanga byakunda ngiye gukora uko shoboye kose umuryango wanjye ukabaho neza mukabaho mwubashywe ariko biriya bintu iyo bigiyemo ntabwo ari upfa kuvuga kuko mu bintu bakubuza cyane cyambere ni ukugira ibanga amagambo ambwiye anteye ubwoba noneho nguzi icyo mvuga n'amarira y'isakama arambwiye ati ugende ubwire papa ngewe ntabwo nzasinzongera no kugaruka mu rugo iwanyu ninahagaruka nzahagaruka n'abaye undi wundi ikindi arambwiye ngo ugende ubwire papa ngo ibyo yakoze agiye kubiryozwa arabiryozwa ngewe ndetse ko nahishiriye icyaha wambabariye ugakora uko ushoboye kose we ko yakumva kuruta uko yanyumva wambabariye ugakoresha uko ushoboye kose ngo namubariye mukamusabira imbabazi mubwira icyo ashaka cyose ndagikora uriya mwana ni we wamuhinduye niba ari ibyo byanamufashe bikaba byanamujyamo simbizi pe bashobora kuba barabikurikije umwana wanjye ko umwana yaranyumvaga yaritondaga yari umwana mwiza ukuntu bagushyizemo ibintu byo kugira ngo ugende ujye kumfatira umwana ese kuki utatekereje ko
ushaka no kumufata n'iyo myuka mibi iri kumujyamo. Kevin wigeraga wumva agusubiza? Kevin waba umeze nk'inama y'Imana ari aho ngaho none uravuga nawe akakubwira Ese mama Kevin mati wari cyo mu by'ukuri usibye ko niyahure imbere ye icara uryoswe ibyo wakoze wiyahura baragufunga bagiye kugufata bagufunge unere muri gereza ibyo bintu byose reba bikimara kuba ko kanya wabonye iduka ryacu riragenda hasigaye hoteli yonyine nayo kandi baraza abakozi ugasanga induru zirimo ziravuga amafaranga nibahembwe maze amezi 2 badahembwa amezi 3 amezi angahe ibintu byose byo bapfumu bigira condition kandi iyo condition utayubahirije nibyo hasigaye kuyoba kubwira bati ica umugore wawe ndabyiteguye ko nzapfa nawe basigaye kugira ngo bahite babwira umwana bati rukanga mama ntabwo kuri kumara ntabwo nakwita ibyo ntabwo ubundi byaranaraye ibyo nyine rero isoni zo kugira ngo wereke umwana wawe ubwambure ugende ujye kureba ubwambure bw'umwana nawe wiyambure hariya ugende umwana wanjye umufate burya kireke nta nubwo utekereza nta nubwo ugira n'isoni iyo urebanye na Kevin gutya mu maso nta soni ugira ngo utekereze ko ari kukureba ari kureba se uzi yuko kizira kugira ngo urebe se urebe so amakavera nahindutse ariko ndabasaba imbabazi n'ukuri ibizabaho byose nzagenda Rwanda nisha ibizakubaho nitwe bizabaho kuko baguha condition z'umuryango reba umwana wanjye umaze kumwandagaza reba noneho abantu bazabyumva byo byonyine reba abantu bazabyumva bavuga bati bafashe umwana wawe ku ngufu muranabyara saba nibanga niduterwa natwe ngo twitere sibyo cyo nagusaba nibanga njye gufata umuzamu umupira ajye gushakira Kevin ndebe ko yamubona aha mubona hose ibindi nta kibazo okay uriya mwana bakubwiye ukarabye amata ntituyamukarabye akaba ari kwa nyirakuru hanyuma bizagenda bite umunsi Kevin yongeye kumuzana urumva imikasi rose tuzabona ubwo uri kubitekereza ibibazo by'uriya mwana byose ese uriya mwana buriya yitwa murumuna wa Kevin yitwa umwana wawe yitwa nde yitwa umugabo yitwa nde ese nge mufata gute none ndi nyirakuru ndi usangiye umugabo nawe ndamufata gute ureko ari ikintagazi none se urapfukamira ngiye biragenda gute ari nge naguhimba basi ariko kubera biri abishitani wagiyemo bizajya bigenda bituyoyora urase bibabazi ngo bigende gute ibyo byose byarabaye ese ubundi wari wamburanye ikibundi mubaze kugira ngo ujye ku mwana wanjye wari wamburanye ese iyo ujya no hanze kugira ngo ufate umwana wanjye kuri narashutswe babara kandi n'ubusabye ngiye kukubabarira nakubabarira sibyo hanyuma biragenda bite ku mwana wacu naho hanze kugira ngo bazabyumve babimenye abo hanze fasha tumuganirize umuganirize uramubona he ko yagiye uramubona ko umwana yabaye nk'umusazi ngo ubwire umuzamu noneho umuzamu yamwegereye arakubita yamwegera agakubita uragira ngo azicurire umuzamu badufunge twebwe mbwire uriya muzamu n'umugabo nanamubura nagaruka ahangaha n'ubundi tuzana bigende bite uriya arazira ubusa abana b'abandi bibaziza ubusa uriyica byo byonyine barakuhindura umusazi reka bagufunge reka bose babimenye abo musangira bo mwiriranirwa ngo wabonye za randorove ngo wabonye ibiki reka baze bahite bamenya bati umwana w'uyu nguyu afite kondisiyo yo gufata umwana we ku ngufu akubwiye ko agiye ndabizi yabwiye ngo si mwirukanga inyuma aravuga ati mama winyirukanga inyuma ko ndagusunika ugenda ubaranguruke hano